twongeye kubasuhuza, tubahaye ikaze mu muyoboro mugari wa Ishimwe Official. Tukaba tuje muri cya kiganiro cya tubyite ngwiki pati kangahe? Part 7 cya part 6 ni part 7. So twari tumaze utunsi runaka tutabagezaho ikiganiro cya tubyite ngwiki, nubwo twagiye tubona feedback nyinshi zitubwira ko abenshi bagikunze. Hari utuntu tekinike twari turimo dukemura, tukaba noneho tugarukanye imbaraga nk'uko bisanzwe. Ndi kumwe na mugenzi wanjye Exode, nanjye Ishimwe Samuel, tugiye kubana muri iki kiganiro. Tukaba tubibutsa ko inkunga ikomeye ari partage cyangwa se gusharinga amakuru tubagezaho, subscribe na comment, noneho ukaba wakanda no kukazogera kugira ngo ujye ubona notification mu gihe dushyizeho amakuru y'ingenzi nk'aya ngaya, arimo ibiri kubera hirya no hino nk'uko mumenyeye, kandi cyane cyane twibanda mu ntara y'Iburasirazuba bwa Kongo, ariyo Kivu y'Amajyepfo. Murakoze cyane. So dutangira, mugenzi wanjye sinzi nimba hari ipfundo ugiye gupfundura tukazamukira. igipfundo si nk'uko bisanzwe muri tubyite ngwiki ko haba harimo udukuru twinshi. Ibyo motion waramubonye, waramwumvishe cyangwa wabonye ibyo yanditse ejo bundi? Emotion ari amagambo yanditse narayakurikiranye. Ni n'ibintu bitangaje cyane kugira ngo ube uri umwana warezwe n'u Rwanda, u Rwanda rwaragusapotinze mu bintu byinshi bishoboka, nurangiza uvuga amagambo nk'ariya mu gihe nk'iki ngiki, cyane ko Moses urabizi yise izina ingagi, iriya yambikaga abasitari benshi mu mujyi wa Kigali. Gusa ariko no kwambika ntuza John Legend ejo bundi John Legend niwe wamwambitse. Ikindi wabonye ko mbese yari umuntu uri famo cyane, kuko wabonye ko hari n'amafoto yafatanye na His Excellence. Ariko nyuma yaho arenza avuga amagambo atari meza kuriya, avuga ngo byose abiterwa n'uko batabashije kwita kuri se. Ariko nanone ise nawe hari amakuru yatangaje, aho yanabeshye ko avuga ko we ubwe yasuye ise ngo bamufunze 1999, ubwo yamazemo amezi 4. yonyine. Mu mezi 4 yamazemo rero ntabwo Moses yigeze amusura, ahubwo ni bashiki be ngo bamusuye. Moses we yabigendeyeho avuga ngo bamufunze igihe kirekire cyane. Yego, ariko ni ibihuha. Kandi ise we amagambo yivugiye yavuze ashima. Ise burya ni na pasiteri. Ise ni pasiteri. Kubona umwana wa pasiteri biratangaje, ari mwabura buryo. Ariko se ise yabashije kuvuga yuko inda ibyara mweru na muhima. Yavuze ko mu burere yahaye abana be nta burere bwo kwanga igihugu yaba yarigeze atanga, kandi anavuga ko we ku giti cye ashimira leta yari iriho icyo gihe, ari nayo iriho ubu ngubu, yabashije kuba yamufasha, yabashije kuba nyine yakora ubushishozi, ikabona ko icyaha bari kumushinja atagikoze, ikamurekurira ku gihe adatinzemo. We yashimye kabisa, kandi avuga ko nta kibazo na kimwe yigeze agira. ubwo nyine motion we yari rwari urwitwazo kugira ngo yumvwe n'abo bantu n'izo nyarwanda. Ubu ni urwitwazo, ariko yabaye nka Finatunga. Namugereranya na Finatunga. uriya Finatunga rwose nawe ari kwangiriza ibintu byinshi. Erega Finatunga ngiye uko iyo mubonye mbona ameze nk'umusazi. Umusazi nyine wasaze byaranze. Urawe bisa nabyo kuko avuga ibintu bidafututse, bitarimo discipline. Mbese avuga uko bivuze tu ugereranyije ntara.
akavideo ke nabonye ahubwo harimo atukana ngo kwa ko channel zo barazibaninze abahungu babanza bazi ikoranabuhanga bya tari barebye bavuga ati reka tumukureho sinatungana n'uwitwa Ndera bari babiri ubundi barazibaninze nyine baripotinze bihita bivaho arandi makuru bamwe baripoze ni amatiktok ubundi bakozeho ariko ngo bageze ku ma YouTube hari n'akavideo nabonye bavuga ko password ya Finatunga ngo barayifite neza ya YouTube channel yiwe bari kumwihaniza ubwo rero nabyanga basanga nawe bakayitwika ni rimwe gusa hari aba IT hano hanze bashoboye kandi gusa nyine ku bintu nka biriya bidafite icyo bifasha igihugu ahubwo birimo gusenya ntabwo birakwiye aho kugira amakuru mabi nk'ari akomeza ajye hanze byarutwa channel yo ikabura tu niko njye mbitekereza n'ubundi kurega inyangarwanda ntabwo zikwiye kuba cyangwa se gutizwa umurindi w'ibyo zivuga cyangwa ibyo zikora cyane kuko urabona social media irimo iragenda izamuka cyane ku rwego ifata urwego rundi ku buryo ikintu uvuze aho ariho hose kigera ku bantu benshi icyarimwe so ni ikintu cyo kwitondera social media ni ikintu cyo kwitondera noneho byabaye n'akarusho hano mu Rwanda hari iterambere riri kwirukanka byatari binyuze nyine muri iyi miyoboro ya social media kuba dukoresha 4G usanga ibindi bihugu bikiri kuri 2G na 3G ugasanga nyine mu Rwanda birirukanka cyane rero tugomba kubyaza umusaruro izo nyungu zihari ubwo bushobozi buhari ariko nanone tukavuga cyangwa tugakora ibintu byubaka igihugu biri mu murongo muzima niko bimeze kabisa birakwiriye rwose hanyuma se M23 w'amakuru amakuru ariyo ntabwo aherutse ubundi iyo bigeze hariya byumva vuba hano mu burasirazuba bwa Kongo ibi kuberayo ntagira niho nibera cyane ubundi hari ibya SADC M23 ibyo bayobozi ba politike ba Kongo iby'abarundi byose mbifite kandi byose bizingiye mu gace kamwe byose biba bizingiye ahantu hamwe harajya muri Kongo mu burasirazuba bwa Kongo muri Nord Kivu na Sud Kivu ubwo rero tuvira imuzi rero tubwire hari SADC hari FARDC hari M23 hari abayobozi ba Kongo hari na MONUSCO ahubwo hari n'ababirigi umubirigi ubwo amakuru ariho anasekeje umubirigi uzi ko ngari kwihisha agaca ruhinga nyuma baba bagiye gutera nyine ngo bagashuka ngo bisigariye inyuma ababirigi bisigariye ibya drone se ndi kumva ngo ziri kuvuza ubuhuha zabo rega drone ko M23 yazanye intuza nazita imashini ziri guhagarika ibyira bya drone n'ubundi M23 rega yakoze biriya bintu by'igitero yarapanze urugamba neza ubu ahubwo haribazwa ngo na biriya bikoresho ese nibyo biri guhagarika drone z'ababiri nabyo ni ibyo Kongo yaguze noneho barayibyambura cyangwa ni M23 yabyiguriye aho hantu rero hari amakuru nyine biribazwa cyane M23 biriya yabiguze nyuma yaho ifatiye Goma na Bukavu cyangwa se yabyambuye igisirikare cya Kongo ku rugamba ubundi hakibazwa ngo urugamba barwanye n'igisirikare cya Kongo ko nta drone zari zirimo nyinshi ibyo bikoresho babifashe ryari abasirikare ba Kongo bari kwiga gukoresha drone
babafatana nazo batarabimenya ku buryo batazikoresheje. Nibyo bintu byibaza. Ari aho turi wakwibaza ngo M23 yo yabyitoje ryari? Ubundi reka kuko icyo gihe cyose bose bararwanaga. Nyine reka nkubwire ubundi muntu uza muri strategy z'intambara. Nkuko uzi umutwazi w'indege nyine nini atari tuno twa drone. Mu ntambara ushaka abantu biremewe utanga ikiraka. Kiri bugutwara indege, uzi gutwara indege. Akayitwara aho umubwiye ngo ajye akajyayo. Ubwo rero ndakeka na M23 ishobora kuba yarashatse abantu bahaze nyine ibintu bya drone. Ikabangaje ikabaha akazi. Cyangwa muri yo ikaba ifite abari bazi kuzikoresha. Niko mbyumva. Byose ko byarananije iki Kongo? Kongerega impamvu iri no kubasha guterura babirigi kabazana. Igisirikare cya Kongo impamvu. Naho babirigi nyine kugira bakoreshe drone nuko ari bo baje. Iyo bataba baraje ndabasirikare bo muri Kongo usanga nyine buri wese ari kwihigira ku ruhande rwe ku giti cye. Niyo mpamvu nyine buhari. Turi ako kari agatopike k'ababirigi. Sasa tugiye hari andi makuru nabonye ari gucacana. Ya uriya muvugizi w'ububanyi n'amahanga wa Kongo ari we uriya w'umudamu witwa Nuzo. Bamwita izina ko inyisogera bamwita iriya zina rwose nanjye riri kunyihishamo ukuntu. Uriya mudamu bamwita ejo bundi wari uri muri Tanzania. Ejo bundi yari Tanzania. Burundi no muri Kenya. Ubundi yahereye mu Burundi. Ubwo ava mu Burundi ajya Tanzania. Ariko yaba ibiganiro yagiriye muri state ya Tanzania cyangwa se y'u Burundi ni ibiganiro byagizwe ibanga ntabwo byigeze bijya ahagaragara. Akaba yaravuye Tanzania ajya South Africa. Usibye ko South Africa ho yabashije muri speech yatanze ho hari zaragaragaye aho yatanze speech yihangani ashimira Afurika y'Epfo anayihanganisha. Yayihanganishije iki? Ntuzi ko se hari abasirikari ba Afurika y'Epfo bamwe bateye indasi? Hoya ahubwo bamwe bahitanywe na rugamba rw'ejo bundi n'ubundi na M23 bari muri Kongo. Suzi ko arimo babipfuriyemo. Barimo bapfuye. Ubwo rero nyine yare kuvuga ko ari umusanzu ukomeye cyane Afurika y'Epfo yatanze kuri Kongo. Kandi anavuga ko Kongo iri mu mwenda Afurika y'Epfo kandi utazigera uvaho. Ayishimira nyine ubufatanye ndetse ameze nk'unayishishikariza gukomeza kongera imbaraga mu gusapotinga Kongo. Barongera imbaraga buri kanya bari gutera bakaneshwa. Bari gushyiramo akabaraga bagatera bakaneshwa bagatera bakaneshwa. Imbaraga n'ubundi nizi sizimfabu. Gusa hari n'umudepite n'umuki w'umugore wa joininze waje kwiyunga kuri uriya mugore ni mushiki wa perezida ya Sena yo muri Kongo. Urani mushiki yaje nyine ahubwo byateje saga muri Kongo. Birumvikana bavuze ngo nyine Kisekedi yasigaye ahagaze ngo yibaza ngo ejo bundi ejo ninde wundi ndumva yagiye kwifatanya na M23. Urumva bashize igitutu kuri musaza nyine uramu perezida wa Sena. Nyine bari kumubaza impamvu uko byagenze bati umuntu wese yibanaho. Ntabwo murambaza ibya mushiki wanjye abukwe nanjye nkabukwanjye. Simbizi ibye n'uburyo yabitekereje byo kujya kuyihuza na M23. Irandi saga ya danje. Yani saga bura umuntu ubwo uri ku gitutu cyane ni musaza we. Ni musaza we. Bura abakongomani. Ikindi kintu umutima wa perezida wa Kongo wa Kisekedi ntabwo uri hamwe. Ntabwo utuje kuko urabona
kumva ko kugira yizere neza ko biriya bintu bitarimo bidateguwe na sena atabiziho ni ibintu biramugora cyane. nyine urumva ubundi muri kongerega nta buri simbyite ngo iki buri departement y'ikintu runaka cyo muri Kongo ntago biba bihuje nyine ngo bihurire mu buyobozi bumwe. Usanga presidence ibiri muri presidence atari ibyo biri muri military atari ibyo biri mu gipolisi bagira igipolisi muri Kongo barakigira ntago bakibura ibindi nyine buri wese aca ukwe. So ujya ubona nyine perezida ni imitwe itandukanye. Ujya ubona Tshisekedi yagiye mu nama runaka afite ibyo yavugiyemo. Nura Patrick Muyaya suwe uvugira guverinoma ya Kongo akavuga ibindi bitandukanye n'ibyo perezida yavuze. Niyo perezida yagiye gushaka ubwumvikane na M23 amahoro nyine arambye. Patrick Muyaya aravuga ati ntibishoboka ibi ngibi ntabwo tubishaka. Patrick Muyaya yarangiza kuvuga ukuri ingabo ahaba ngo twateye M23 hano na hano muri tuduce. Ugasanga nyine ntabwo bari guhuriza hamwe niba ari amahoro bashaka. Perezida niwe yagiye gushaka amahoro abandi bagiye gutera. Ugasanga nyine ibintu byose ntabwo biri guhuza ntabwo bari gukora ku murongo umwe. Izagera hibe nka Libya dore ko Libya ariyo irimo abaperezida barenze umwe biyita abaperezida ariko batari bo. Usanga umwe avuga ati ninjye perezida ndemewe mu rwego mpuzamahanga n'undi ati ndi perezida. Ugasanga nibyo bari gushyashyana. Perezida wa Libya yitwa ubu ngubu uhari kubera ko ntabwo namumenye kuko nta gashya yari yakora. Gusa nyine kandi nanone aba usanga amazeho igihe gitoya kuko kuva Kadafi yavaho kugera ubu hamaze kujyaho abaperezida barenga 10. Urumva mu gihe kingana gutya kuba hamaze gusimburwa nta muperezida uri kujyaho ngo amareho imyaka 2. Erega umuperezida ujyaho muri Libya ni ikintu gitangaje. Perezida ujyaho muri Libya ubundi n'uzajya akemera asanga izina Kadafi we ubwe ari musumba. Rero akareba ikintu gifatika azakora bagahita bamwe bakamupinga bati ntiwageza ahantu naka yakoze iwe. Burya ibigwi by'umuntu wakubanjirije iyo uhageze ugasanga ntabwo uri kubigezaho ntabwo wemerwa n'ubundi ntabwo byapfa kwemerwa muri Libya. Oya n'ubundi ntabwo byaba mu gihe gitoya uko mbitekereza kuko urabona nimba hagiyeho umuperezida akamaraho umwaka umwe. Uwo mwaka umwe ubwawo aba atari yiga n'ikibuga ngo akimenye uko aragitwara neza cyane. Ubwo rero bizasaba imbaraga. Gusa nyine nifuza ko yakongeye kabona umuperezida umeze nka Kadafi ibintu bigasubira ku murongo. Yabona Libya wenda azabona uwo twakwita nka murumuna w'umugwa mu ntege atere kuzakora nk'ibye ariko basi azagerageza. Igihugu cyongere kigira umutekano. Tugaruke mu burasirazuba bwa Kongo. Mu burasirazuba bwa Kongo rero aho hani nkoyoyo kuva hano muri Nyiragongo kuzamuka kugera za Uvira ahantu hose umutekano wa buri gace kuva Nyiragongo, Goma, Walikale, Uvira byifashe bite? Hano nyine ubundi hafi ya Goma n'ubu amasasu aracyahari. Usibye nyine ni make usanga suzi ko M23 nyine ari abantu iri gufata amateka. Hari abantu bari gufata amateka. N'uyu munsi hari abo M23 Monisco hari abo yashikirije M23 nk'abasirikare ba Kongo bari muri Monisco. Monisco yabaye M23 abandi abaremera barajoininga nyine barajoininga igisirikare cya M23 hanyuma bari bwange ubwo nyine bazabohereza imbohe z'urugamba. Monisco yuzabohereza nk'imbohe z'urugamba.
niko bimeze. Ibohereze muri Congo bagende babazwe uko bimeze, nibashaka bajoininga igisirikare n'undi cya Congo, ibyo birabareba. Ariko amakuru ariho n'ubundi M23 n'ubundi yarakariye MONUSCO. Utegute bino bitero byongeye kuba, tuzi ko hari amahoro n'ubundi yarimo amahoro, ibikorwa byose byasubiye ku murongo. Ubundi M23 ibishinja MONUSCO ndetse na SADC ngo MONUSCO ngo yateze agatego M23. Kandi ubundi MONUSCO ishinzwe no kugarura amahoro, so kugira ngo iyateze. Yo rero ngo yagiye kwifatanya na SADC, bagaba nyine bapanga uburyo barongera kugaba ibitero kuzi ngabo za AFC M23. Icyo kintu M23 nyine yarakajwe nacyo, bavuga ngo ntago tukibashaka muri Congo. Uzi ko bari kubirukana, bari kubirukana, usibye ko batari babaha igihe runaka, wenda ngo bavuge ngo babahaye amasaha 28 48. Cyakoze biri gutinda cyane, kuko ndibaza ubundi babahaye amasaha nibwo bava muri Congo hakiri kare. Yego, nicyo kintu cyafasha. Ariko ubwo wasanga nabo hari ibintu bari kurebaho n'ubundi bidashobora guteza ikibazo gikomeye cyane, ariyo mpamvu bari gutinda gutanga igihe baravira muri Congo. Mu bigaragara hari ikintu bari kurebaho, bari kwigaho. Hanyuma hari andi makuru biri kubera nyine hariya Uvira. Abarundi n'ubundi bongeye kudepinuza ingabo, ngo bamenye ingabo nyinshi zigera mu 20,000 ahubwo na 5. Ariko M23 yavuze ati twakubise 50,000 uri kutuzanira 25. Ayo mwibaza Abarundi ubwo ingabo zose zo mu Burundi manza zizajya hari bizaragira. Nanjye nicyo kintu ndi gutekereza ahubwo. Ariko hari akantu ndi kubona kari inyuma y'ibi bintu nge narakavuzeho. Urabona M23 nirukana SADC, bavuze ko bazaca ku butaka bw'u Rwanda, kandi baravuga ngo bashaka kuzaca inzira y'ubutaka gusa. Urumva ntibazaca muri Uganda, bashaka kudaca muri Uganda. Ngo SADC yo iri guporopoza ko ari nabyo uriya mugore wo muri Congo bikekwa ko yaganiriye no muri Tanzania n'u Burundi. Izina rye dakomeje kuryibagiza, bamwita uranyire muvugizi ububanye n'amahanga. Nyine ngarutse inyuma aho nari ngeze ndi kuvuga, bashaka kuzaca mu Rwanda inzira y'ubutaka bakajya Tanzania. Noneho bakisuganiza muri Tanzania, ibyo bagapangiye Goma ngo batere nyine M23, bakayipangira muri Tanzania. Cyangwa se bamara kwisuganiza muri Tanzania bagahita bamanuka banyura muri Burundi. Akayebwo babipanga none intambara ya nyayo ikaze, kujya bazatera baturutse mu Burundi. Ariyo mpamvu batera M23. Ariyo mpamvu Uburundi buri kudepa abasikari benshi ari ku mupaka muri Uvira. Ngo bahamenye, ngo babe bahari nyine babe bari kubana byatari. SADC izace muri Tanzania bikusanyize mu Burundi, biciye ari muri Uvira, baza gutera M23. Ubundi ibyo bintu bishobora kuba ari byo biri gupangwa byitezwe bizaba, ariko nta mahirwe biha, kubera ko icyo ntekereza ni iki. Nuha ngo bageze mu kibuga barakizi uko ikibuga kimeze, imbaraga M23 ifite barazizi, mbese experience ihagije barayifite. Ariko igihari ntabwo ntekereza uko bakwihuza bose. Utekereza ko zaba ari ingabo zingana iki baza deja bihuje n'ingabo
za Kongo, utekereza ko uguhuza hamwe kwabo kwaba kurimo batayo zingahe zagera imbere ya M23 igatitira? ubwo keka nibaza ibihumbi 100 ese ko 50 M23 yabikubise bisubira inyuma bamwe barafatwa bandi baricwa bandi barakomereka ubwo urumva rero bazikukega n'ibikuba gatatu ewana kuko impamvu nyine bayikuvuga ati M23 yarababwiye none izabirukana nta kintu cyitwa imparo na kimwe yarabawoninze basohokanye muri Goma yarabawoninze ubundi bazataha akaba abacanshuro kuko bari abacanshuro bagiye bafite imyenda gusa yo kwambara ubwo na Sadek ni gutyo izagiye rero Sadek bikayitera umujinya bati sha nituva muri Goma nta kintu dutwaye nyine bazajya kwikusanyiriza mu Burundi n'ubundi Burundi bwo bushikiye Kongo yego uva Burundi bwo nibwo mukandida wa mbere ushyushye muri rana oya cyane niwe mukandida wa mbere umva bizaborohera kwinjira mu Burundi icyo bashaka kugira ngo bigaruze ibikoresho byabo bajyanye muri Kongo ngo ntabwo bashaka kubihara ngo babisigire M23 ko batazabisubizayo ra nyine kubisubiza biragoranye ko bizagorana n'ubundi bizagorana mpaka kuko ndibaza ngo buriya mu Burundi n'ubundi maneko za M23 ntago zagezeyo nta kuntu zaba zitarahageze kuko M23 nta kuntu yaba idafite abasipayi kandi bari impande zitandukanye kuko no mu bintu biyifasha gutsinda urugamba ni amakuru ku gihe ikamenya uko yipanga ubwo rero nta kuntu ifite strategy nyinshi ikoresha kugira ihorane imbaraga n'umuvuduko ariko nyine biri included n'ibyo byose waya n'ubundi urugamba ko ruzakarara rurakaze biri kugenda aho koroha biri kugenda kuko nta kintu itwaye niko gukara ku rugamba ko yo irarana bati ntago twaviramo ngo dusige imbunda zacu cyangwa ibifaru byacu ahubwo ikibazo niba bisiga kubw'imbaraga nyinshi za M23 nyuma mu gushaka kwihemura bari gutuzuzanya imbaraga nyinshi byo ntabwo bishobora kubera umugisha M23 nabyo ikabikenyereraho oya none ubundi siko M23 nta gahunda yo kurekura ikigira M23 yo ibara buryo yatewe ni kwibona ubushobozi bw'intwaro nyinshi kuko ibikoresho byinshi ikoresha iby'abanzi bayo yarangiza igakubitira mu kuva ibangura kereka abanzi babo nibatera babona bari kunesha bagiye gushiga ibikoresho bakabyisenyeraho icyo cyashoboka kugira ngo M23 bitabifata yego naho ubundi bitari none M23 iba yateza ahantu uburyo izabipa ubundi yayipanze bambaye imyaka ingahe yo gupanga urugamba ukananirwa kujya nyine bafata ibyo bikoresho ubu ni ukuvuga ngo mbese muri makeya igihari ahantu hatari umutekano wuzuye akari agace ka Kongo ni ukuvuga ngo kuva hano muri Nyiragongo Goma Warekare Bukavu aho hose ahantu hari umutekano mukeya cyane gusumbya ahandi ni akahe gace ndakeka muri Minembwe niho ruhanye inkoyo yo gusumbya nubwo amasasu hano muri Goma kiri kumvikana makeya muri Minembwe na Warekare hafi za winjiye muri ntuza ubundi aho ngaho niho hantu hari intambara ikaze muri iki gihe yego uyu munsi ntabwo ahandi hose uduce dusigaye twose M23 yaradufukabye n'ubundi ko hano uhereye hano ruguru aho wari utangiye umbwira hano Nyiragongo intambara ntimaze iminsi ariko n'ubundi hari imirambo mu nzu z'abantu ko bari abarwanyi ba FDL na Wazalendo nyine nibo bari bateye
rero M23 n'ubundi yarabahashije barirukanka birukanya mu mazu y'abaturage. None ikibabaje bari abarwanyi ntabwo bivuga ko M23 ifite abakomando barwanisha ibyuma. Icyo bakoraga ni birukanya mu mazu y'abaturage. Ubwo babakomando ba M23 n'undi bivangaga n'abaturage. None babandi ntibamenye ngo abarwanyi ba M23 nabahe abaturage nabahe bakirukira mu ngo zabo baturage. Rero uwirutse ajya agana mu rugo yasangagamo wa M23 agakoresha icyuma. N'ubundi imirambo myinshi yari ibyuma n'udushoka hariya mu ntuza muri Nyiragongo wahanye inkoyoyo. nta by'amasasu menshi yabonetse. Ubundi amasasu yabonetse M23 ari ahantu ngo yabanyujije ahantu hari igishanga nyine hari umurambo kuntu hari udusozi hahagazeho M23 ibarasa umugenda iri kubashora ahantu hamwe nyine herekeza mu rugo rusisiro rwabo baturage. Bageze muri ba baturage nibwo banyanyagiye mu mazu. Ubwo urumva M23 wayo yabikoze ubwende kandi agatendo ko kugira ibahungishiriza aho ngaho ari naho hari abakomando barakoresha utwuma gusa n'udushoka. Niyo mpamvu hari imirambo myinshi bamwe inabafata amateka. Ubundi ntabwo bafataga amateka nataguhaye akantu inkondo cyangwa ntabwo wabura akantu k'urwibutso uzagira areba tuvuga ati akantu kaba harakankono ngayo nguko urugamba rwabereye hariya. Amakuru rero tunagana ku musozo w'ikiganiro tubyite ngo iki tunabashimira